Reka ngusuhuze wowe duhuriye bwa mbere muri kino kiganiro. Nitwa Ben Nkiko, nkaba mbana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkaba mfite amahugurwa ku bintu bigendanye na investment, donc ubwizigame. Uyu mwaka wa 2024 rero ngiye gutangira kujya sharing, donc nsangiza n'abantu ibyo nzi, kandi nkabagira inama, nkayedika, ndetse n'abari muri Amerika nkaba nshobora kubafasha ku bintu bigendanye no kwizigamira. Impamvu rero ntangiye ino video ni ukubera ko nshaka guhura, gusangiza ibitekerezo byanjye n'abandi bantu duhuje umugambi, abandi bantu bafite indoto zo kugira ibyo bageraho ariko bakaba badafite mu by'ukuri uburyo bwo kubigeraho. Uburyo nshatse kuvuga ni hari igihe ufite igitekerezo wifuza kugera ku kintu runaka, ariko ukaba ukeneye ingufu, ukaba ukeneye inama, ukaba ukeneye ndetse n'uburyo wagera kuri ibyo bintu. So YouTube channel yanjye rero izabafasha. Hari ibintu byinshi tuzaganiraho. Tuzaganira ku by'ubukungu ariko bwo mu rugo bwa ku giti cyawe. Tuzaganira kuri assurance vie. Ikibazo uribaza ngo kubera iki assurance vie, assurance zirinda ubuzima bw'umuntu. Icyo nacyo muri rusange nuko ubuzima bugomba gusigasirwa, ariko iyo umuntu yapfuye nubwo tutamuzura ariko abantu abasize inyuma, bantu ruhira, umugabo, umugore, umusore, inkumi, abantu basigaye inyuma nibo bagorwa, bagirwaho ingaruka n'ibyo wakoze. Izo ngaruka rero zishobora kuba nziza cyangwa se zikaba zitari nziza. Icyo assurance vie ifasha mu bantu nuko iyo ufite ubwisungane, iyo ufite ubwishingizi, ntago ari ubwisungane, ubwishingizi bifasha abantu usize inyuma kuguherekeza mu cyubahiro, ariko no kubaho neza, kubera ko ibyo turuhira buri munsi ari byo bituma tubaho neza, kandi ibyo tutabasha kubona bitugiraho ingaruka bigatuma tubaho nabi. Ibyo rero nzabasha kubinyuramo mbivimuzi neza n'impamvu ari biri ngombwa, ndetse n'ubwoko bw'ubwo bwishingizi ukeneye, ndetse niba ngombwa nzanagufasha. Ikindi tuzavugana ku bigendanye no kwizigama. Mu buryo bwo kwizigama ndashaka kuzana akantu kameze nka challenge. Nzakora akantu kameze nka challenge ku buryo ku mpera z'umwaka tugomba kureba niba hari ibyo twagezeho. Icyo nshaka kuzana nka challenge, nshaka kukigira akantu koroshye kari wagerwaho ariko kadasabye ingufu nyinshi. Ndashaka ko tuzakora umubare woroshye, donc umwaka ugizwe n'ibyumweru runaka, tuzi kugizwe n'imezi 12. Ibyo ni ibintu byose byoroshye kumva, ariko noneho kubibara gusa ntago byoroshye. Ariko kubibara mu buryo bw'amafaranga nicyo kibazo. Ndashaka ko rero dukora step by step, donc intambwe tuzajye kugera mu kwezi kwa 12 ducelebra ko hari ikintu twagezeho. Noneho mu kwezi kwa 12 muri 2024 tuzongera dusubiza amaso inyuma, turebe ibyo twakozeho, twongere dusireho iyindi ntego nayo ishoboka kugerwaho, hanyuma tujyane nayo. Nzabakoca, nzabigisha, nzabagira inama uko mbishoboye, hanyuma namwe icyo mbasaba ni ukumpata ibibazo, ni ukumpata ibitekerezo, ni ukuzana no gukora shares na subscribes, okay? Kugira ngo ibiganiro nzajya njya gukora, ndateganya ko nzajya ngenda njya live. Ubu maze iminsi mikeya mfite aba subscribers 200. Urumva ko ari abo mu gutangira, ariko nituba benshi nibwo nzabasha kujya live kugira ngo abantu bajye bamaza ibitekerezo, bajye bakora commentaire uko nkora ikiganiro. Ubu kubera ko nkiri gutangira, ndarecordinga hanyuma nka-uploadinga kuri YouTube, ariko nitumara kuba benshi mukanyereka ko munkurikira donc kenshi, noneho nzajya njya live, noneho tuvugane live, nsome ama message yanyu, nyasubize nta kibazo. So ikaze rero kuri channel yanjye, hanyuma
ugenda wizirikana ko nzagaruka mfite izo episode buri wa gatanu. Niwo munsi nshaka kujya ngenera mu by'ukuri icyo kiganiro cy'iyo challenge, kugira ngo tubashe kureba kuwa mbere kugera kuwa gatanu ibyo twagezeho. Ndabwira abantu batuye muri Amerika yo haruguru no muri Canada, kubera ko ndabizi ko bahembwa buri wa gatanu, either wa buri cyumweru cyangwa se wa buri byumweru bibiri. So bizanyorohera kugira ngo abantu tuzatangirana babashe kujya bisuzuma barebe niba intego zabo barazigezeho. So ntucikwe, ukore subscribe, ukore like, ukore uzisangize n'abandi kugira ngo ibyo bintu zahita bikora. So njya kuri space kuri Twitter, nkabasha gutanga ibiganiro byanjye, nkabasha gutanga ibitekerezo, kandi feedback nabonye nubwo mbikora kuri space zakozwe n'abandi, bigaragaza yuko abantu babikunda ibitekerezo mba natanze. Ubwo rero niyo mpamvu ushaka kuza kuri no channel kugira ngo ntange umuganda wanjye. Mu by'ukuri iyo ntekereje nsanga tuzageraho twigeza turi kumwe, ariko ibibazo muzambaza nibyo bizatanga umusaruro kurusha gihe ibitekerezo nzazana. Niba uzaba ufite ubumenyi runaka ushaka kuza gusharinga hamwe n'abandi hano, uzanyandikira hanyuma ngutumire, hanyuma tuze dukore n'ikiganiro, abandi baze batubaze cyangwa se tubahe ibitekerezo bishobora kubagirira akamaro. Ubwo rero nagira ngo mbashimire yuko mwaje mubonye ino video. Murabyumva yuko ntabwo ndi umuntu usanzwe ukora ibintu bya video rwose, muranyimbabarira, ariko nanone ibintu byose ni pratique, ni ukubyiga. Uko nzagenda mbikora nzajya ndushaho kugenda ngira uburambe, kandi nigira uburambe muzambwira muti ibyo wari wakoze ushize byari bimeze nabi, ariko uri kugenda ugira ikintu ugeraho. Okay, so ntinya kamera, ariko hamwe namwe tuzagenda turushaho kubyigira hamwe, kandi tuzabasha kugera ku mpera z'umwaka hari icyo twigejejeho. So murakoze cyane rero, again ntibibagirwe gukora subscribe na like na share kuri kano kabuto ko hasi. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao.